Shalom shalom, twongeye kubasuhuza kandi twongeye kubaha ikaze bakunzi ba Ruyenzi TV, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ndabasuhuza mbifuriza ibyiza biturutse mu gihugu cyo mu ijuru, ndabasuhuza mbifuriza amahoro aturutse mu gihugu cyo mu ijuru. Haleluya haleluya, Yesu nashimwe kandi Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Nkomeje kwihanganisha abantu bafite ibibazo bitandukanye, uyu munsi biba ari byiza, ejo ari bibi. Ni ukuri iyi si yacu niko twayisanze, ihora iyihinduranya. Rero mukomerere mu mwami, kuko ku Mana honyine, kuri Yesu honyine niho hari umunezero, kuri Yesu honyine niho mwakura amahoro aturutse mu gihugu cyo mu ijuru. Haleluya haleluya, Yesu wacu nashimwe kandi Yesu nahabwe icyubahiro. Nkomeje gushimira abantu bakomeje kudushyigikira, bakora subscribe, batera comment, basharinga ijambo ry'Imana. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha kandi Imana yo mu ijuru ibakomeze. Haleluya haleluya. Tugeze mu mwanya mwiza rero wo kumva ijambo ry'Imana ni imibereho, ijambo ry'Imana rirabohora, ijambo ry'Imana rigira aho rikura abantu n'aho ribageza mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri. Haleluya. Nkuko nkomeje kubibisabira rero, ndabinginga mbasaba bakristo bene data bakunzi ba Ruyenzi TV, umuntu wese udafite Bibiliya nagerageze ashakishe Bibiliya, kuko Bibiliya irafasha. Bibiliya harimo amagambo meza ahumuriza imitima yacu, Bibiliya harimo amagambo meza atwubaka mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri. Haleluya, Yesu wacu nashimwe. Duce bugufi rero twubaha Imana, hanyuma tuyihe ikaze na karibu twinjire mu ijambo ry'Imana. Turagushimiye Uwiteka Imana, turagushimiye gitare cy'amahanga, tugushimiye kuri ndiho kandi uzahoraho, tugushimiye ko uri umurengezi mwiza kandi ko uri umutabazi. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugeze mu mwanya mwiza rero wo kumva ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni itabaza, ijambo ryawe ni ubuzima, ijambo ryawe rigire aho ridukura ndetse rigire aho ritugeza mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri. Nanjye ugiye kuritanga Uwiteka Imana, reka nkubere mikoro wirangururire nk'Imana, singire icyo nongera cyangwa icyo ngabanya, ahubwo uko warimpaye aba ariko ndiha abantu bawe Kristo. Ngaho nuganze nutegeke. Tuguhaye ikaze na karibu Uwiteka Imana, tuguhaye ikaze na karibu Mwuka Wera, tuguhaye ikaze na karibu Yesu Kristo. Amina. Haleluya. Yesu nashimwe cyane kandi Yesu nahabwe icyubahiro. Tugiye gusoma muri Zaburi ibice bibiri, umurongo wa 11 wonyine. Haleluya, Yesu nashimwe cyane. Umurongo wa 11 haravuze ngo mukorere Uwiteka mutinya, munezerwe muhinde imishyitsi. Haleluya. Haravuze ngo mukorere Uwiteka mutinya, munezerwe muhinde imishyitsi. Haleluya. Gukorera Uwiteka ni byiza, gukorera Uwiteka ntako bisa, gukorera Uwiteka ni umunyenga. Ariko Imana iratubwiye ngo tuyikorere dutinya kandi duhinda umushyitsi. Haleluya. Imana yacu niyo kubahwa. Imana yacu ntago ari iyo kuvogerwa. Imana yacu ntago ari iyo gukoreraho ibyo twishakiye byose. Tuyikorere dutinya. Haleluya. Kandi duhinda umushyitsi. Biragatsindwa n'Imana gukorera Imana uri mu byaha, ukihisha mu Mana, ukavuga ngo urimo urayikorera kandi uri umunyabyaha. Haleluya haleluya, Yesu nashimwe cyane. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo dukorere Uwiteka dutinya kandi duhinda umushyitsi. Imana yacu ni Imana iteye ubwoba. Haleluya. Ni Imana dukwiye kubaha. Ni Imana dukwiye guhindura umushyitsi, kuko ni Imana ifite imbaraga zihambaye. Ni Imana isumba byose. Ni Imana ishobora byose. Ni Imana kuyikorera rero nta kintu bikubwiye, ahari uzi ko ari mugenzi wawe. Oya, iratubwiye ngo tuyikorere dutinya kandi duhinda umushyitsi. Haleluya. Kuko ntago biragatsindwa n'Imana gukorera Imana uri umunyabyaha. Mureke tubanze twiyambure igomwa ryose, twiyambure ibyaha byose, twiyambure icyatuma tutajya imbere y'Imana, twiyambure icyatuma tugaragaraho umugayo imbere y'Imana.
dutinye, nugera imbere y'Imana utinye, uhinde umushyitsi. Haleluya. Kuko Imana ntabwo ari mugenzi wacu. Imana ikwiye gutinywa kandi Imana ikwiye kubahwa. Nugera imbere y'Imana uce bugufi, wubarare, uririre Imana, uhinde umushyitsi. Uhinde umushyitsi kubw'ibyaha byawe, uhinde umushyitsi kubw'ibicumuro byawe. Haleluya, haleluya. Rero hari abajya bavuga ngo Yesu ngo yarangije ibyaha ngo byose, ngo Yesu yaratubabariye. Haleluya. Ni ukuri muribeshya. Igihe cyose duhora ducumura, igihe cyose buri muntu wese ntago wakavuze ngo nta muntu w'intungane uriho. Haleluya. Bakristo bene data, nta ntungane iriho. Ahubwo igituma washyikira ubwiza bw'Imana nuko wahora wiyeza. Ntuvuge ngo Yesu ngo ibyaha byose yarabirangije, ngo yadupfiriye ku musaraba, ngo ibyaha byose yarabyejeje. Oya, ntago bishoboka. Ijambo ry'Imana riravuga ngo duhore twiyeza iteka. Haleluya. Duhore twisukuye, duhore twiteguye, kuko isaha n'isaha twatungurwa. Isaha n'isaha Kristo yamanuka akaza gutwara itorero. Ese naza gutwara itorero azasanga umeze gute? Haleluya. Ese muntu wese wumva ko Kristo yarangije ibyaha ku musaraba w'i Golgotha, aho uribeshya. Kuko turi mu isi yanduye, turi mu isi tugomba guhora twiyeza. Erega burya hari n'igihe ureba ugacumura. Turacumura mu bintu byose dukora, turacumura. Ariko se niba ucumuye, ni gute ubasha kujya imbere y'Imana? Ni gute ubasha guhinda umushyitsi imbere y'Imana? Ugahinda umushyitsi, ugahora uciye bugufi wiyeza, ukabwira Imana uti Imana nciye bugufi, mbabarira ibyaha byanjye. Uyu munsi nacumuye, uyu munsi naneguranye, uyu munsi nabwiye umwana nabi. Haleluya. uyu munsi nariganyije. Yesu nashimwe. Ugahora uciye bugufi, uhinda umushyitsi imbere y'Imana yawe. Iyo uhinze umushyitsi ukayigirira ubwoba, ugahora wiyeza akantu ku kandi, nta kabuza Imana iruruka ikabana nawe. Imana iraruruka ikakubwira ngo ndakukunda mwana wanjye. Nta muntu n'umwe muri iyi si Imana idakunda. Ahubwo twitwara gute imbere y'Imana? Ahubwo duhinda umushyitsi gute imbere y'Imana? Ahubwo se turikontorora, duhora twisuzuma. Ni ukuri bakristo bene data, bakunzi ba Ruyenzi TV, nimureke tujye duhora twisuzuma. Nusohoka ugiye hanze, nugaruka mu nzu wisuzume. Ute se nta kintu mbonye kikancumuza? Ese nta jambo mvuze ngo rincumuze? Hayiwe, ese nugenda mu gitondo ukagaruka nimugoroba mu nzu yawe upfuka mubwira Imana uti se Mana, nta hantu nacumuye mbabarira. Nubwo hari ibyo nibagiwe, ariko nacumuye. Uhora uciye bugufi imbere y'Imana. Haleluya. Uhora uhinda umushyitsi imbere y'Imana. Haleluya. Kandi ngo tuyikorere tunezerewe, duhinda umushyitsi. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Biragatsindwa n'Imana kubona umukozi w'Imana uhora yafunze isura, ubona afite ubugome, ubona mbega ntumusorememo za mbuto z'abana b'Imana. Haleluya. Ese ubwo ijuru waba uri gukorera n'irihe? Duharanire kwera imbuto zikwiriye abihannye. Duharanire kwera imbuto zikwiriye abana b'Imana. Nukora icyaha uce bugufi, urire uborogera abana bawe, uborogera umuryango wawe. Haleluya, haleluya. Utabaze Kristo, uce bugufi urire kandi utinye, kandi unezerewe imbere y'Imana. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Bakristo bene data, bakunzi ba Ruyenzi TV, mbifurije guhora mutinya Imana kandi mukayikorera musenga, muhinda umushyitsi, mugahora mwiyeza iteka. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Kuko niba Kristo atinze, urupfu ntago rutinze. Uragenda ukabuzi ko utari bugaruka amahoro, uraryama ukabuzi ko butari bucya amahoro. Rero bakristo bene data, nukuri nimureke duhore twiyeza, wikontorore, wisuzume mu mutima wawe. Niba hari n'umuntu wahemukiye, mubwire uti mbabarira. Nubasha kumubona, nubasha guca bugufi, mubwire uti mbabarira, nagukoreye nawe, mubwire uti mbabarira. Uhore imbere yawe, imbere y'Imana yawe, uhore uciye bugufi, uhorane mbabarira imbere yawe n'Imana yawe. Uhora ubwira Imana ikubabarire, kuko muri iyi si turacumura.
haleluya. Yesu nashimwe. Muri iyi si turacumura, Yesu nashimwe cyane. Bakristo bene data, bakunzi ba Ruyenzi TV, ni ukuri iryo ni ijambo ry'Imana, Imana yari iduhaye ngo duhere tuyikorera duhinda umushyitsi kandi tunezerewe. Haleluya, haleluya. Yesu nashimwe cyane. Turagushimiye Uwiteka Imana, tugushimiye kubw'ijambo ryiza uduhaye, tugushimiye ko utuburiye umuburo wawe, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ngaho nuganze nutegeke rero, nkweretse abakunzi ba Ruyenzi TV, nubarengere kandi ubiteho, ndetse ubabarire ibyaha byabo ndetse n'ibicumuro byabo, ubezeshe amaraso y'igiciro umwana wameneye ku musaraba w'Igorogota, kugira ngo ubarengere kandi ubwo uzaza gutwara itorero nabo bazagende mu itorero ryawe mwami wanjye. Urakoze, ndagushimiye. Ngaho nuganze nutegeke, ni mu izina ryawe ryera Yesu wabambwe ku musaraba w'Igorogota. Amina. Haleluya, haleluya. Yesu nashimwe cyane. Nkomeze gusaba abantu bakomeze bakore subscribe, basharinge ijambo ry'Imana, batere comment. Imana ibaha umugisha kandi irabakunda, nanjye ndabakunda mu izina rya Yesu Kristo. Amina.